Tubahaye ikaze mu kiganiro cya kabiri kivuga igihe umubyeyi wabyaye ashobora gukama amashereka. Nkuko twabibonye mu gice cya mbere kibanza cy'iki kiganiro, twarebeye hamwe uburyo umubyeyi wabyaye ndetse akaba afite amashereka menshi akwiriye kuyakama. Tunarebera hamwe uburyo umubyeyi wabyaye ariko akaba afite umwana wagiye muri neonatology ko nawe akwiriye gukama amashereka. Nyamara hari igihe biba ngombwa ko umubyeyi wabyaye nyuma y'igihe runaka asubira mu kazi. Iyo uyu mubyeyi agiye gusubira mu kazi, tumugira inama yo gusigira umwana amashereka yamaze kuyakama. Ababyeyi benshi bajya bagira ikibazo cyo kwibaza uko bizagenda nibasubira mu kazi kabo ka buri munsi kandi abana babo batarageza igihe cyo gucuka. Nkuko tubimenyereye, ababyeyi bahabwa ikiruhuko kingana n'ukwezi n'igice cyangwa se biterwa n'uko umukoresha wawe mwumvikanye, bikaba byagera ku mezi 3 bikazaba ngombwa ko umubyeyi azasubira muri ka kazi ke ka buri munsi. Uyu mubyeyi se ugiye gusubira mu kazi ku mwana we w'amezi 3 yacutsa umwana akahita amuha amata cyangwa ibindi ibyo ari byo byose? Reka mbibutse yuko n'ubundi icyo ubushakashatsi buvuga ari uko umwana akwiriye konka kugeza ku mezi 6. Wa mwana rero utari kumwe na mama we ntiyavutswa amahirwe yo kubona amashereka. Niyo mpamvu muri iki gice cya kabiri tugiye gutanga inama ku babyeyi bagiye gusubira mu kazi ko nabo bakwiriye gukama amashereka bakayasigira abana. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje nuko aya mashereka umubyeyi ashobora kuyakama akayasigira umwana, akaba afite ubushobozi bwo kuba hanze atari muri firigo cyangwa bya byuma bikonjesha kuva ku masaha 4 kugera ku masaha 6. Inama uyu mubyeyi agirwa ni ugukama amashereka ahagije, akaba yayasigira umwana mu rugo, ndetse uwo yamusigiye akaba yajya amuha aya mashereka uko umwana ashonje akeneye konka. Aya mashereka yakamwe n'umubyeyi wasubiye mu kazi ashobora kumara kuva ku munsi umwe kugera ku minsi 4 ari muri firigo, ubwo ni bya byuma bikonjesha aya mashereka atarangirika. Muri iki kiganiro reka tubwire ababyeyi babyaye bagiye gusubira mu kazi ko igihe cyose wifuza kuzakoresha ubu buryo bwo gukama amashereka ukayasigira umwana wawe, hari ibyo ukwiriye kwitondera. Icya mbere, ukwiriye kumenya niba ufite ibikoresho bihagije. Mbibutse yuko hano umubyeyi ashobora guhitamo gukoresha agakombe cyangwa se agakoresha bibero. Icyo gihe rero niba ari bibero, ukwiye kugura amabibero ahagije kugira ngo uzabashe kuyakamiramo amashereka uyasige, ndetse izo bibero zibe zizewe ko zifite isuku ihagije, bitazaza guteza umwana akaga ko kuba yatangira kurwara indwara zituruka ku mwanda. Iyo wahisemo gukoresha udukombe, ni byiza yuko ugura twa dukombe duhagije. Reka nibutse ababyeyi bankurikiye yuko ari byiza cyane kugira akabati cyangwa se indobo nziza zipfundikirwa zishyirwamo ibi bikoresho by'umwana. Ukwiriye kugira udutambaro tw'isuku duhagije. Mbibutse ko utu dutambaro ari utwo guhanagura amabere, atari udutambaro two guhanagura bya bikoresho by'umwana. Niba wahisemo gukoresha udutambaro uhanagura bya bikoresho by'umwana, ukwiriye kumenya isuku ihagije cyane y'utu dutambaro kugira ngo bitazateza umwana uburwayi. Ni byiza ko uyu mubyeyi ugiye gusiga amashereka agomba kuba afite firigo hahandi ashobora kubika ya mashereka akaba adashobora kwangirika. Ariko niba adafite na firigo, ashobora gukoresha akabati keza ashobora gukama ya mashereka, kakaba ari akabati gafungwa, agashyiramo ya mashereka akayasiga kugeza igihe aza kugarukira mu rugo umwana atishwe n'inzara. Reka nibutse ababyeyi bankurikiye ko mbere y'ukwezi yo gusubira mu kazi ukwiye gukora uyu mwitozo wo gukama amashereka. Impamvu uyu mwitozo ukwiye kuwukora mu gihe kingana n'ukwezi mbere yo gusubira mu kazi ni ukugira ngo umenye ingano y'amashereka ukwiriye kuzajya usigira umwana. Birashoboka ko nubikora utarabanje kubyitoza utazamenya niba umwana wawe bizamugwa amahoro cyangwa se bizamutonda, rimwe na rimwe ugasanga umwana yatangiye gusubira inyuma aho gukura neza. Abamama benshi rero bajya bibaza icyo bakora. Ugura bya bikoresho bihagije, byibuze ukaba ufite bibero hagati y'enye n'esheshatu, ukagura cyangwa se twa dukombe duhagije, uba ukeneye kugira indobo 2 cyangwa se ukagira indobo 1 na ka kabati. Indobo ya mbere ushobora kuyishyiramo amazi meza, ugashyiramo n'isabuni.
za bibero cyangwa twa dukombe tumaze gukoreshwa tukahita dushyirwa muri ya mazi. Indobo ya kabiri cyangwa se ka kabati ushobora kugasigamo ya mashereka yakamwe ari muri za bibero, ukayatereka ukayafungirana kugira ngo ataza guhura n'umwanda bikaba byateza umwana wawe uburwayi. Ni byiza yuko muri iki gihe umubyeyi agira isuku ihagije. Isuku ihagije rero igendana n'ibikoresho bihagije. Reka nibutse ababyeyi bankurikiye ko atari byiza guteka izi bibero cyangwa guteka utu dukombe wahisemo gukoresha ngo udushyire ku muriro uducanire. Murabizi neza yuko ibintu byose bikorwa muri plastike iyo bihuye n'umuriro bishobora guteza izindi ngorane ku mwana. Aha ngaha tubagira inama yo koza bya bikoresho n'isabune n'amazi meza, warangiza kubyunyuguza neza ukabishyira mu ndobo, ugateka ya mazi yamara gushya mu gihe yatangiye kuba ahora ukabona gushyiramo bya bikoresho. Iyo ibi bikoresho ubyunyuguje y'amazi meza atetse ni ukuvuga ko uba wizeye neza isuku yabyo. Icyo gihe rero ubishyira muri ka kabati gafungwa ukaba wizeye isuku y'ibikoresho byawe. Cyangwa se waba udafite akabati ukaba ufite ya ndobo ya kabiri ushyiramo bya bikoresho byawe ukayipfundikira ukaba wizeye ko ibi bikoresho bifite isuku ihagije. Niba witeguye gukama amashereka, tukugira inama mbere yo gukama amashereka yo kunywa bihagije. Ukanywa ibyo kunywa bishyushye kugira ngo bize kugufasha kukorohereza gukama amashereka bitagoranye. Icyo gihe ukoresha n'agatambaro keza ukagashyira mu mazi ashyushye. Iyo umaze kugashyira mu mazi ashyushye ukarambika hejuru y'ibere ugakora massage y'ibere. Mbibutse ko iki gihe umubyeyi agomba kuba yakarabye intoki n'amazi meza n'isabune, yizeye neza ko ku ntoki ze nta mwanda uriho. Icyo gihe agatangira gukama amashereka ayashyira muri za bibero. Iyo urangije gukama ya mashereka uhita uyashyira mu mabibero ukayapfundikira ukayatereka. Reka nibutse ababyeyi bankurikiye ko niba warahisemo gukoresha twa tumashini tugufasha gukama amashereka, gashobora kuba ari ka kamashini gacomekwa ku muriro cyangwa se akadacomekwa. Icyo gihe wizera neza ko utwo tumashini natwo dufite isuku ihagije. Iyo urangije kudukoresha natwo dushyira muri ya mazi meza, mukongera mukatwoza kandi mukatubika ahantu hafite isuku. Iki gihe kiba ari igihe kitoroshye kuko ni igihe uba ugiye kumara amasaha runaka utari kumwe n'umwana wawe. Nibutse ababyeyi bankurikiye yuko isuku y'ibikoresho by'umwana wawe byaba byiza ari wowe uyikoze. Mbere y'uko ujya mu kazi ukikorera isuku ugasiga ya mashereka atunganije, umukozi cyangwa se undi muntu ugufasha kurera akaza kuyaha umwana atari we wogeje bya bikoresho. Kuko rimwe na rimwe abakozi bagira akazi kenshi ugasanga abyogeje yihuta, niba umwana yatangiye kurira yamaze gusonza ntakore ya suku ihagije, ukazasanga wasize umwana ukazagaruka umwana umujyana kwa muganga. Iyo rero uyu mubyeyi yamaze kumenya ingano y'amashereka aba akwiriye gusiga, ni byiza yuko amashereka mu gihe atari muri firigo cyangwa bya byuma bikonjesha atagomba kurenza amasaha 6 ari hanze. Ese niba uyu mwana agiye guhabwa aya mashereka yayahabwa akonje? Oya, reka nibutse umubyeyi yuko muri bya bikoresho ugura ukwiye kugura teremusi ihoramo amazi ashyushye. Aya mashereka rero ntabwo ashyushywa ku muriro, ahubwo umwana bayamushyuhiriza bayashyize mu mazi ashyushye. Wa muntu wasigaranye umwana cyangwa niba ari umubyeyi ugiye kubikora, ufata ya mazi ashyushye ari muri teremusi ukayishyira mu gakombe wagennye, warangiza ugaterekamo ya bibero irimo amashereka. Aya mashereka ukayashyushya. Iyo ugiye kureba uburyo ubushyuhe bw'amashereka bungana, ushyira ku mugongo w'ikiganza ukumva niba aya mashereka yamaze gushyuha yavuyemo imbeho, noneho ukayaha umwana. Reka nibutse yuko na ya mashereka ari muri firigo ariko umuntu ugiye guha umwana amashereka akwiriye kubigenza. Ntukwiriye guha umwana amashereka ashyushye cyane kandi ntukwiriye guha umwana amashereka akonje cyane. Iyo rero umwana amaze konka aya mashereka ayakura muri bibero, ni byiza ko umwana bamuturisha umubi, yamara gutura umubi bakamuryamisha. Iyo ya mashereka amaze amasaha 6 akaba akiri menshi, tugira inama umubyeyi kutongera guha uyu mwana amashereka yarengeje igihe. Aya mashereka barayabogora
bakongera bagakama ayandi, keretse ya mashereka ari muri firigo ashobora kumaramo iminsi 4. Nyamara niba warakamye amashereka menshi, ya mashereka akageza ku minsi 4 agihari, ndibutsa umubyeyi unkurikiye ko adakwiriye kuyaha umwana, ahubwo akwiriye kuyabogora bagakama andi mashereka meza. Amashereka yarengeje igihe ntakwiriye guhabwa umwana. Ikindi, amashereka makeya nayo ashobora gutuma umwana adahaga. Ni byiza rero yuko wa mwana niba atari guhaga akwiriye guhabwa imfashabere. Soza iki kiganiro, reka nibutse yuko niba umubyeyi yahisemo guha umwana amashereka ariko akamusigira n'amata kubera ko umwana atari guhaga, ni byiza ko mbere yo guha umwana amata bakwiriye kubanza bakamuha amashereka, noneho nyuma yo kumuha amashereka bakabona kumuha amata kugira ngo umwana ahage. Mbibutse yuko amashereka afite ubuziranenge kandi afite intungamubiri nyinshi zihagije kurenza iz'amata. Kandi umwana wanyweye amashereka ntashobora kugira ibibazo bya constipation nk'umwana wanyweye amata y'ifu cyangwa se amata y'inka. Reka rero mpamagarire ababyeyi bagiye gusubira mu kazi gukora uyu mwitozo wo guha umwana wabo amashereka mbere y'uko bagenda, kugira ngo bamenye ibizasigara bikorwa mu gihe bazaba bari mu kazi. Byanashoboka ko umubyeyi mu gihe ari mu kazi yakama andi mashereka muri cya gihe cya pause, akaba yayajyana akayasigira umwana, noneho akaza kuyahabwa mu gihe cy'igicamunsi cyangwa cya nimugoroba. Umubyeyi rero niba avuye ku kazi akwiye kutongera guhesha umwana amashereka cyangwa amata bibero, ahubwo akamushyira ku ibere kugira ngo umwana atazibagirwa konka. Reka rero nsabe umuntu wese unkurikiye, niba utarakora subscribe kuyikora, ugakora like na share kugira ngo ibi biganiro bibashe kugera ku babyeyi benshi. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde.